Maid rero kujya ntoranywe navuga ko ni nka ya mahirwe ni hantu baje bakoresha casting y'abantu bagera muri 40 ariko tubasha kuyitsinda turi abantu 4 bakoresha casting y'abantu 40 tuyitsinda turi abantu 4 ubwo nibwo buryo kinahamagawemo nanjye mbasha kuba najya gukinamo ndi sindi radio cyangwa mbe na radio iyo ndiyo sinjya ndeba ibiriyo ibyo biharira bareyo cyangwa ubibwire baniyo ibyo biharira bareyo kuko bakunda ibiriyo ntabyo kunterere tunyereka ko mpamata ntabwo mpamata cyangwa gira amata ntabwo mpamata kuko mbora ku ikarita ni Stone G the super boy ubwo batangira akazi nkimara kugira ngo mu rwo rugo ariko nyine bampa iteko rivuga ko nta muntu wemereye kuza yingira ngo muri rwo rugo muri muntu wese ikintu cyantunguye rero kurusha byose nuko umuntu nahereyeho nk'ibyo byose bose ari we wenyine nahereyeho nsubiza inyuma navuga ngo rero nimba ikintu cyanshimishe no kumva umuntu ampamagara ambwira ati ese wakinye muri Maid Yes, murakoze cyane kumpa ikaze kuri TV9 Rwanda. Mu busanzwe ndi Eric Stone G. Cyeka ko abantu benshi bamaze kumenyera ku izina rya Stone G muri make. Stone G ni umuhanzi n'umukinnyi wa cinema bitubwireho muri makeya. Muri rusange rero ndi umunyempano zitandukanye ariko ahanini zo mishyira hagaragara n'ibijyanye na muzika cyangwa se kuririmba na cinema muri rusange ndetse na theatre ariko benshi mbese nzi ko bamaze kumenya mu bintu bijyanye na cinema n'ibyo kuririmba. Bivuge ngo cinema niyo washyizemo imbaraga cyane kurenza muzika. So kuvuga ko cinema rero nashyizemo imbaraga cyane ahubwo niyo nisangamo kenshi ku mpamvu yuko nyine ariyo bikunze kunyorera cyane bitewe n'amikoro umuntu aba afite bigatuma cinema ariyo nshyiramo imbaraga cyane ariko ntago muzika mba nashyize hasi sinuko mba nacitse intege ariko buryo urabizi ko umuntu yisapotinga kuri buri kimwe cyose agerageza kugenda mu nzira nyine buri kimwe cyose gitwara kuri step by step ni gake mu ntambwe imwe kugira ngo ubashe kuba hari icyo wageraho. Akenshi rero iyo dutumiye abahanzi bagira uko biyereka abakunzi bacu sinzi niba ari ukuntu watwiyereka nka Stone G Eric Stone G. Birashoboka cyane ushaka kwireka mu buryo bwa cinema cyangwa mu buryo bwo kuririmba. Reka duhere mu buryo bwo kuririmba. Okay. Yes, mu buryo bwo kuririmba nshobora kuba naguza agace gato ko wenda mu njyana hip hop kugira ngo wenda bibashe kugenda neza. Ntacyo bitwara. Okay, mfite indirimbo bita Ndi Rasta ni indirimbo ntabwo ndayishyira hanze iracyari muri studio. Wenda niyo ushobora kuba naguza agace gato kugira ngo bibashe kuba wabyumva. Ndi sindi radio cyangwa mbe na radio iyo ndiyo sinjya ndeba ibiriyo ibyo biharira bareyo cyangwa ubibwire baniyo ibyo biharira bareyo kuko bakunda ibiriyo ntabyo kunterere tunyereka ko mpamata ntabwo mpamata cyangwa gira amata ntabwo mpamata kuko mbora ku ikarita ni Stone G the super boy. Stone G the super boy iyo ndirimbo yitwa ngwiki? Yes, iyo ndirimbo yitwa Ndi Rasta. Yarakozwe iri muri studio cyangwa ntabwo irakorwa? Iyo ngoma narayikoze usibye ko ntari ndayisoza ndimo ndayikora muri Capital Record n'umuproducer bari bita Evikik. Namase uwo bajya bita Elvis nuko abayita amazina menshi atandukanye. Okay, none umuntu ushaka Stone G amubona gute amusanga he? Stone G yatubwira umuntu aramutse ashatse Stone G mu buryo bw'ubuhanzi amusange ku mbuga nkoranyambaga social media ukoresha ni izihe? Muri rusange nkoresha social media zitandukanye nkoresha Instagram, Facebook na WhatsApp nizo social media mbasha kuba nkoresha cyangwa se na YouTube channel yanjye ushaka ibikorwa byanjye kubireba naho ushobora kuba wajyaho. Numva ngo mu bijyanye n'ubuhanzi YouTube channel yanjye nkoresha Eric Stone G niyo nkoresha. Mu bijyanye na cinema rero nkoresha YouTube channel bita Zacu TV kuko urabizi ko hari Zacu TV mu buryo bwinshi butandukanye ariko ngewe ushatse kujya ku yanjye ni Zacu TV mu kinyarwanda nyine bisanzwe.
ubwo rero abakunzi ba TV9 Rwanda murumva ko Zacu TV ariho hantu wasanga ibihangano bya Stone G mu buryo bw'ubuhanzi. None tugarutse muri sinema, ubu muri sinema uhagaze gute Stone G? Rero muri sinema na hantu nkunda cyane, sinema na hantu nkunda cyane kandi nisanze nza gusanga kariyeri yanjye ubundi cyangwa se icyo nakita ubuzima bwanjye ubundi bugomba kwibera muri sinema, kuko aho ngerageje gukina henshi bamba courage. Yes, buryo ubonye umuntu ukubwira ati courage ahantu wakinye neza bituma ikintu noneho zambaraga washyiragamo mu kugikunda zikuba nyine ku rwego wifuza kuba wageraho. Wenda sindagira ku rwego nge nifuza, cyangwa se na sinema nyarwanda ntagirajya ku rwego nge nifuza, ariko uko byagenda kose hari intambwe yavuyeho, hari n'indi imaze kugeraho. Muri sinema nyarwanda rero ni ikintu nkunda. Urabizi ko hari abantu bakunda ibintu bitandukanye, hari umuntu ushobora kubwira ati se sinema mbese filime ukunda ni filime bwoko ki, zimeze gute na gute. Hari abantu benshi usanga bari kureba ibintu byo hanze, ziriya filime z'Inyamerika, ziriya filime z'inshinwa, bitewe n'izarizo cyangwa se ibiki. Ariko ngewe mpa agaciro ikintu bita made in Rwanda. Made in Rwanda ubwo nshatse kuvuga ibintu byose muri rusange. Amafilime nyarwanda. Yes, amafilime nyarwanda, muzika nyarwanda, mbese ibyo bintu usanga ngewe nicyo kintu mba nibereyemo, aho ndiyo nicaye ntuje, nta kintu mba ndiho, ngewe mba nirebera filime nyarwanda, mba nirebera muzika nyarwanda n'ibindi bitandukanye. None se ko hari abantu benshi bavuga ngo filime nyarwanda ni théâtre, babwira iki nk'abo bantu? Okay, abo ngabo yes, hari abantu benshi babivuga, ariko abo nyine harimo kwibeshya. Sinavuga ko batarimo kwibeshya, cyangwa se biterwa n'uburyo cy'umuntu aba bisobanukiwe. N'imyagitinga y'ibyo bintu iratandukanye. Burya uko umuntu yagitinga ibintu bya sinema, bya filime, ntabwo ari ko yagitinga théâtre. Théâtre rero ni ibintu bibera ku maradiyo, cyagiye bakina umuntu akubwira ati wenda umuntu nagukubita. Ni urugero, reka bari dufatire urugero. Burya muri théâtre ni ibintu bikorwa mu buryo buri audio, kandi bitagaragara, ntabwo umenye ko umuntu ko bamukubise nimba ari byo. Ni ibintu ushobora kuvuga gutya, ushobora no kwikubitisha urukiko rwawe, umuntu akavuga ko uwo muntu akubiswe. Urumva? Ariko filime rero itandukaniro ryaho, filime ni ikintu kigaragara vis-a-vis. Ushobora kureba kuvuga ati kigiye kugaragara amaso, nimba ari kurwana n'ukurwana byanyabyo ubibone. Mbese buri kintu cyose sinzi impamvu bafata théâtre bakajyanya na filime, nabo ni uburyo nyine umuntu batabisobanukiwemo. Yes. None se nkawe Stone G ni yihe role ujya ukina muri filime ukumva ko ikunezerewe cyangwa ikunyuze? Okay, njyewe hanini role nyinshi nzisangamo, kuko ubundi ikintu cyose bisaba kwiyaminiya. Ubundi iyo bakubwiye ati yambura isura wari ufite, wambare icyo umukaragita nyawe nyine, cyangwa se wiyambike isura cyangwa se ishusho y'uwo bagushakamo. Igihe cyose yumva ko icyo kintu kikurimo, njye ku giti cyanjye numva ko bitakunanira. Yes. Nuva ati ku bwanjye rero role nkunda ahanini, role nakimye iranshimisha, ni role nakimye ndi umusinzi, kuko hari filime bita ubwiyemezi series nakinyemo ndi umusinzi, cyangwa se ndi umusore w'umwiyemezi. Yes. Ariko nagutinze ndi umusinzi, abantu neza mu nzira duhuye, mbese babantu bari kubireba bavuga ati ruwa benshi bakajya bava no mu nzira, kuvuga ati mureke umusinzi atambuka, kuko babona ko nasinze, wabene niyo nzoga ntanayisomyeho. Ariko ngiye nyagutinze neza mbirebye, nanjye nsubije amaso inyuma, cyangwa se kwa bagenda bakwereka ibyo wamaze gukina, mbona neza wagira ngo nasinze nawe, kandi ubwanjye sindibora nasinze. Ariko mbirebye mbona neza iyo role yari inkwiye. Bivuge ngo Stone G ntabwo ajya asinda? Ntabwo birambaho rwose, ntabwo birambaho. N'ibintu by'inzoga si ibintu byanjye, soko ntayinywa cyangwa soko ntasomaho, ariko ntabwo nigira nsinda mu myaka mfite, ntabwo ndasinda n'umunsi wari. Noneho Stone G amaze gukina muri sinema, ni nka yahe mafilime wagaragayemo? Okay, nagiye ngaragara mu masinema menshi atandukanye, kuko hari projet zitangirwa ariko ntizirangire. Nakinye muri filime bita Itangiriro ry'ubuzima, kuko mu busanzwe ngiye filime ndazikina ariko ndanazandika. Filime ndazandika, théâtre ndazandika, mbese ni ibintu bitandukanye. Nakinye mu bita Itangiriro ry'ubuzima, nkina mu bita ubwiyemezi, nkina mu bita ahashize, nkina mu bita ingaruka mbi. Ariko filime nakinyemo ikaze cyane niko navuga ni Maid. Niyo filime nakinyemo
numva buri muntu wese ahari arampamagara kuri telefone ati muhungu wanjye ahantu wakinye neza gutya kuraje. Yes, mbese ni nyinshi zitandukanye muri rusange n'izindi ndacyakomeza kuzikinamo kimwe nuko mbese n'uwanginira muri filime yiwe arimo gutegura mbese projet runaka iyo yose nemereye kuba nayikinamo. Dusubiye inyuma muri City Maid kugira ngo utoranywe nk'umuntu uzakina byaciye mu zihe nzira? City Maid rero kugira ntoranywe navuga ko ni nka mahirwe. Ni hantu baje bakoresha casting y'abantu bagera muri 40 ariko tubasha kuyitsinda turi abantu 4. Bakoresha casting y'abantu 40 tuyitsinda turi abantu 4. Ubwo nibwo buryo kinahamagawemo nanjye mbasha kuba najya gukinamo. None se ko tuza abantu benshi bakina amafilime abandi bagakina amateatre yenda hari amashuri bagiye bacamo abyigisha, ese wowe ubikina nk'impano cyangwa ubikina nk'umuntu ufite impano ariko wabyize? Yes, no kuvuga ngo ngewe nyirizina mbere ya byose iyo mpano nabanje nyibonamo. Cyangwa se ubundi nge bitewe n'ibyo nakoraga muri nge muri rusange abantu nibo bambwiye ko ndi umunyempano ariko ntaramenya aho ngomba kwibyariza umusaruro. Kuko bitewe na kwa kundi ubayeho mu buzima bwawe aho ugenda mu byo ugenderamo munabwira ati wa mwana ufite impano ikwihishemo ariko kuki utayigaragaza. Icyo kintu ari cyo ngitekerezaho nareba uburyo kibona nibereho ndi wa muntu usetsa kuko nuvuga ngo ubundi nkina comedy nkakina na filime. Navuga ati ariko ubundi ibintu bambwira ese namye na ayo makuru nayashakira he? Ibya filime ntubimbaze nazireba gucyo ntazano zishakiriwe cyangwa zikinirwa ari kureba ku ma televiziyo nako kuri televiziyo nari mbeshye ni telefone wenda mu gace ko iwacu cyangwa se mu rugo nta televiziyo yahabaga kugira ngo upfe kubona ahantu ujya kuvumba ibintu bya televiziyo byasaba kuva hano ukambuka ukajya nko mu mujyi. Urumva nyine no gutegeza agafilm ukakabona kuri telefoni cyangwa se ukajya kwishyura bene handi baba baninga kugira ngo ubashe kwireba. Mbona kuvuga ngo rero kugira ngo ngewe mbe umukinyi wa sinema nyuma yo kubyiyumvamo nashatse amakuru kuko nyine naravuze ati iyi mpano yanjye mfitemo kugira mbashe kumenya amakuru neza yabyo cyangwa se kugira mbashe kuyikoresha mu buryo bukwiye. Nafashe umwanzuro wo kujya kubyiga. Maze gufata umwanzuro wo kujya kubyiga ariko abantu benshi bakajya banca intege bambwira ko kwiga ibintu bya sinema ari ibintu bihenze bikaze ariko kubw'ubushake nge mfite numva ko rwose byose bisaba ubushake. Naje kumenya amakuru rero ngenda menya ibigo bitandukanye byigisha ibintu bya sinema nza kugera mu kigo bita Ireme Art. Ireme Art rero ni ikigo cyigisha ibintu bya filime, gukina filime, amateatre, modeling ndetse n'ibindi. Ariko mpageze niho nabashije kugaragariza impano yanjye, bampereza amasomo cyangwa se ubumenyi nari mfite muri nge babasha kubwegera kubushyira ku murongo neza mu buryo bukwiye ku buryo nanjye mbasha kwiyumvamo ko ndi umunyempano no mu nzira nagenda nkabyiyumvamo. Yes, ubwo nuvuga ngo nyuma yo kugenda mbwirwa n'abantu nyene ko mfite iyo mpano hari n'umuntu waje arambwira ati wowe nimba wumva ko ibyo bintu bikunze ese nta wakurira amashuri kukabyiga. Umuntu yaje kubimbwira ariko nyine ntarabyiyumvamo ndaye ndambwira ati nzabitekerezaho. Nzabitekerezaho rero yaje guhera muri nzagihe birangira wa muntu nyine ntagifite ibyo nta communication yanjye nawe kumubona nyine bibi kibazo. Stone G uragiye urize nyuma none wisanze muri City Maid ugiye gukina muri filime ikunzwe n'abantu wabyakiriye gute? Umva biriya bintu nimba ikintu kibaho cyiza rero cyangwa gishobora kuba cyagushimisha kikumotiva no kumva umuntu akubwira ati nakubonye. Buriya nimba ari ikintu nakunze cyangwa se cyiza cyangwa se kumva ngo uri umustar wenda sindagira kuri urwo rwego kuko ngiye igihe cyose nibonamo nk'umuntu ugitangira. Kubwanjye sindumva ko ari ikintu ndakora, sindumva ko ari cyo ndageraho ahubwo nyine kuko ndacyafite za mbaraga zanjye. Nuvuga ngo wenda okay nshobora kuba maze kugera kuri step ya mbere ariko ndacyakeneye kuzamuka ku buryo ngomba kugera kuri 12 niko navuga wenda nimba ariho step ya nyuma igarukira. Nuvuga ngo rero nimba ikintu cyanshimishe no kumva umuntu ampamagara ambwira ati ese wakinye muri City Maid wagezemo gute, kabone yuko City Maid ni filime y'abastari batandukanye kandi bazwi. None nanjye rero kugirwa icyizere ngakanagiramo umva rwose byaranshimishije ku rwego rushoboka cyane. Byaranshimishije ku buryo numva ko wenda ngize n'amahirwe kuko sindagira amahirwe kugera ku rwego nifuza ndacyari hasi.
sindabona support, sindabona umuterankunga ushobora kuba wabimfashamo kugira mbashe gukina muri filime zikomeye cyangwa se zikaze, ariko aho ndi rwose naho ndahishimira kuko ntabwo niyumvagamo ko ahantu nzahagera. Muri City Maid wakinyemo iyihe role? Yes, muri City Maid nkinamo rero nakinyemo ndo umusore wafashe umwana muto ku ngufu utaruza imyaka y'ubukure, ubundi ndangije ndafatwa ndafungwa. Niba byibuka neza ni mu gihe havugwa ko Nicky nawe yagurisha isambu yiwabo, nawe arafatwa arafungwa. Nyine no byanashimisha cyane kwibona ndi muri gereza mfunganwa n'umustar nka Nicky namwumvaga mu binyamakuru, mwumva mu ndirimbo nk'ibiki n'ibiki, ariko none nagize amahirwe mukozeho guca byonyine, numva ni ikintu kiri hejuru, urumva nabyishimiye ndavuga ati rwose nanjye none nahanifuzaga, ese nakora iki kugira ngo mbashe nanjye kuba nzandika rya zina ryanjye rya Stone G rikamenyekana nk'irya Nicky tuzi. Ubwo numva ko nyine nanjye mu byifuzo byanjye numva ko ubwo nge nakabaye umukinyi wa sinema uzarenga no ku rwego rw'abakinyi bakaze bo mu Rwanda, ku buryo nasohokera u Rwanda nkajya mu bigo byo hanze, byose mbifashijwemo na sinema nyarwanda. Ko ari ukuntu umukinnyi wa filime akina role ugasanga agiye hanze public uko imufashe nyine nka ya role yakinnyemo, umubyeyi yakubona ufite wegereye nk'umwana akahita abona iyo sura, we ntabwo byakubayeho? Ngewe rero ahanini ntabwo ibyo bintu birambaho kuko nyine ariko ubundi kuvuga ngo ugiye muri iyo kariyeri ya muzika ya sinema, harimo abantu benshi bakubona nabi, harimo abantu bavuga ko n'ibyo bintu bigiyemo ari uburara, ari mu ngeso mbi biki n'ibiki, ariko ntabwo ariko bimeze. Siko bimeze. Ubundi Stone G ngende umuntu uri aho ngaho witonda, ukunze kwisabanira n'abantu. Ubundi iyo ndi kumwe n'abana mba umwana, nabandi kumwe n'abantu bakuru nkaba umuntu mukuru, nuvuga ngo ndi wa muntu wisanga aho ndi hose. Icyiciro cyose mbashe gushyirwamo nkijyamo kandi kakigendamo neza. Stone G rero muri City Maid uragiye ugezemo, ese hari ikintu ubona byakwinjirije mu buryo bw'imitungo, uburyo bw'amafaranga? City Maid rero, City Maid ahanini ngiye njya gukinamo ntabwo nagiye nkurikiye iby'amafaranga, kuko ubundi nimba wifuza kuba umukinnyi mwiza banza ukora izina mbere yo gukora ikofi. Ngewe muri kariyeri yanjye wenda n'amafaranga abakenewe kuko bashobora kugufasha mu kugusapotinga, ariko ngewe ntabwo numva ko level ndiho cyangwa se nifuza kugeraho, ntabwo mfite inyota y'amafaranga, ntabwo mfite inzara y'amafaranga. Ubu filime yose bankeneramo, umuntu wese wankenera muri projet yiwe yose, ntabwo amafaranga rero nshyize imbere. Icyo nshyize imbere ni ibikorwa, ngaragaze icyo nshaka cyangwa se nkwereke cyangwa nguhe icyo ushaka muri nge, nawe wenda mu gihe gikwiye ushobora kuzangenera, kuko buryo ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye gukina filime kuko nkeneye amafaranga mfasha muri ibi ngibi nibi. Oya, ngiye mbanza gukora icyo bita izina ryanjye ryamara kumenyekana naryo rikambyarira inyungu. City Maid wenda nawe nagiye kwikinamo, yes, ntabwo nagiye kwikina for free. Barangeneye ariko buryo nyine natekereza cyangwa ntateganyaga, barangeneye barambwira ati rwose wadukoreye neza gutya na gutya, okay, ibi nibyo tukugomba kuko nawe waduhaye ibyo utugomba. Ntabwo nyine naje mbyiteguye, nge numva ko nyine nje gukina, naje gutanga umusanzu wanjye muri sinema. Ngiye kubona mbona baranangenera, biranshimisha cyane, ariko ntabwo ari cyo nari ngamije hanini aho ngaho, nawe ntabwo bayagwa ngo uyange. Ibyo bakugeneye se urabona byibuze bihura cyangwa bisatira ibyo wakinnye ubihaye agaciro? Buriya rero sinavuga ngo byarahuraga, kuko buryo umuntu yakinnye ibyo bakinnye baravuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo. Iyo ubikoze neza cyangwa se ukora neza ukayisanga iyo ugiye. Nge icyo nabaga ibyo nakinaga ubundi buriya nabwita bundi gukina filime ni ubujyanama, urumva ni inama bugirira rubanda nyamwinshi cyangwa se ababasha kuba bagukurikira. Noneho abo bantu bakurikira ibyo bintu wakinye by'ubuzima busanzwe cyangwa se by'ubuzima tubamo bya buri munsi, bigirira inyungu cyangwa se akamaro ba bantu bagukurikira, sibyo? Ku bwanjye rero ntabwo navuga ngo wabona igiciro ubiguze, ntabwo wabona igiciro ubiguze. Ntabwo navuga ati bo bampaye amafaranga make cyangwa ngo bampaye menshi. Oya, nge ni umusanzu natangaga, kimwe n'uko nanawutanga ahandi hose hashoboka. Nimba atari ibanga nangahe?
oya ibyo biri private mu kazi ntibyemewe mu kazi ntago barakubujije oya ntago bambujije ariko burya ntago ari ngombwa guta kutangaza umushara w'umuntu kuko n'urugero nimba wenda barampaye nk'ibihumbi 50 100 cyangwa se angahe hari undi bahereje 40 bakama 70 ashobora kutavuga ati kuri muntu twakinnye kimwe twakoranye iminota ingana kuki bamuheje amafaranga menshi ngiye bakampa make bagwa hejuru ya 50 oya ibyo nibanga icyo gihe nyine bwo ubumenyi ibanga ry'akazi kandi tukamenya ibanga ryawe n'ibya mugenzi wawe yes. Okay, none tusubiye kuri Stone G, ni iki we wumva wifuza kugeraho muri sinema nyarwanda? Icyo nifuza kugeraho wenda sinema nyarwanda ntabwo iratangira kugera ku rwego nifuza kagujya tubona zira filime zo hanze za ba Donnie za ba Jackie Chan cyangwa se izindi filime kuko numva ko sinema nyarwanda ubundi yakwaye nka zino filime tubona zimirwanire zo nyine hari filime ubonye ukavuga ati zamagisi ukavuga ati iyi filime rwose irateguye urumva kuko nyine wenda buri gace kose kagira ibyaho izi turimo numva ko nabonye byaratanye no gukorwa hari ubyo kitu igomba kuzava kuri rwa rwego bitewe ni urabona abeditinga niko navuga abeditinga nibo bagomba kubidufashamo ama location dukinira kuko urabona ngo kubona location ushaka gukiramo filime runaka ubundi ugafata nk'iranyi bako kwa Makuza ugafata za convention ukafata zira za Kigali Arena ugakiramo filime yawe uvuga ati niyo nateguye njya kwikiriramo uru rwego ntago ruragerwaho buri wese akora filime bitewe n'ubushobozi bwe nimba ariyo muri mukubita umwice niyo muri mukubita umwice nimba ariyo mu mujyi niyo mu mujyi bitewe nyine na revuriho ariko ngiye nifuza ko sinema nyarwanda ubundi yakavuye ku aho ku rwego iriho none ahangaha ikajya ku rundi rwisumbuyeho ariko ibyo byose nye tuzabigeraho tubifashwemo nande n'abashinzwe ibintu bya sinema mu gihugu yo babishyiramo imbaraga yes. Okay, none ni icyo ubona none wasaba nk'umukire ufite amafaranga ye ashaka gushora muri sinema ese urabona hari inyungu we yakuramo? Buriya rero umuntu ufite amafaranga ye we yifuza kuba yashora muri sinema hanze hari abana bafite impano hanze turi benshi dufite impano ariko tubura icyo bita support no kuvuga ngo ufite amafaranga sinema irimo amafaranga ubundi abazi ibanga ryayo sinzi ko bo bapfa no kubikubwira ku muntu uzibanga rya sinema cyangwa se ubucuruzi urabona ko wenda mbona ko filime zicururizwa ku ma YouTube kimwe na kuriya mbere bacuruzaga ama CD ukana umuntu anyuza na CD mbona byaracitse ariko umuntu wabaje ufite YouTube channel yewe ukamenya kubishyiraho abantu bashoboye ukamenya kuvuga ati abantu bafite impano runaka reka nze mbazamure muri kariyeri yabo umva wacuruza rwose wakuramo umusaruro nawe ukavuga ati rwose aha niho ibanga ryaranyihishe nahanga hariri. Okay, none se Stone G nkawe none n'iki wabwira abana bakizamuka bifuza kuba bakina muri sinema nyarwanda? Ku bwanjye hari byinshi nababwira ariko muri sinema nyarwanda aracyari imbogamizi kuko nimba umuntu aramutse ubundi ngiye numva ko ubuno umukinnyi wa sinema bakamurokirise nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru numva ngo bose nabanyempano zitandukanye uragaragaza impano yiwe mu buryo bw'ikirenge cyose bw'amaguru uri nakagaragaza impano yiwe mu buryo bw'umunwa n'imitekerereze mba numva ko ubundi umukinnyi wa filime bakamurokirise kuko barokirita umukinnyi w'umupira w'amaguru ukamenya ngo nimba iyo mpano yifite ese nimba hari umuntu wakubonye nta buryo koko yakora ubushakashatsi bwiwe cyangwa se mu bushobozi bwiwe akavuga turi muntu nimba ashoboye kuva muri Rayon Sport akajya muri Rayon Sport cyangwa muri
uburambe mu kazi k'imyaka 2 imyaka 3 gutya no gutya kandi ntabwo bazi ko n'abandi bagize uburambe mu kazi yahereye ku busa aza kujya mu kazi kugira ngo abone uburambe yes ahubwo ngiye nkaba mbanza gusaba mbere yo kugira zamuka mbanza nsabe wenda abantu bo muri industry ya cinema badufashe twebwe abana bato tukizamuka muri cinema badufashe natwe wenda tugerageze kugira aho tugaragarira babaho umwanya mwigaragaza baduha umwanya twigaragaze tubereke ibyo dushoboye kuko baravuga ngo ibintu bya cinema si intambara ntago ari imirwanire kuba nje kugukinira ni ibyifuzo byanjye bindi ku mutima ntabwo nje kugukiniraho amafaranga ntabwo nje kugukiniraho guta ko ntera imbere mvuga ati wenda ubwo nje muri filime yawe mbaye umukire karabaye hoya ngiye cyo nshaka no kwigaragaza iyo ubona ko nigaragaje mu bintu bishoboka nawe hari uzanyigaragariza ariko badufashe badufashe dutere intambwe tugaragaza ibi turimo tubishyira ahagaragara kugira ngo bashe kubona nako natwe twavamo tuve kuri ryazina ry'abandagarawundi tuba abastari tumenyekane yes watubwiye amafilime menshi wakinnye ese byibuze dukinira akantu gatoya wumva ko wagakinnye neza nawe muri sinema unatubwire na sinema wagakinyemo okay sinema nakinnye rero numva akantu ese kare ibintu byinshi bitandukanye ra nakinnye mwe bita itangiro ry'ubuzima dukina akantu gato mu yo wakinnye n'abantu bareba TV9 ni Rwanda bavuga ati koko wa muntu Stone G arashoboye muri sinema yes okay ubwo wenda reka gusa utwo nakinnye mbona ari twiza ni twinshi akabantu bakunze cyane hanini ngiye siko nakunze haraho nakinnye ndi umukozi wo mu rugo uvuye mu cyaro mpawe akazi ngahabwa boss nyirizina mwenye badahari ngahabwa na mabuje maze gutangira nyine ubwo batangira akazi nkimara kugira ngo muri urwo rugo ariko nyine bampa iteko rivuga ko nta muntu wemereye kuza yinjira ngo muri urwo rugo muri muntu wese ikintu cyantunguye rero kurusha byose ni uko umuntu nahereyeho n'ibyo byose boss ari we wenyine nahereyeho nsubiza inyuma urumva kwa kuri gutamenya nyine se kandi ari we nyine urugo boss yaraje asanga nibere mu masoko nyine gukubura ngiye ko namunaje yitura mu gipangu urumva ubwo ikintu nahise nkora rero nkuko nkurikiye amateko mabuje yampaye ndetse mufata mu mashingo